nzamujya ko naguteye inda ntabizi se birabyo birashoboka ushobora gusunika umuntu agapfa ushobora kuniga umuntu utabizi agapfa kubera umujinya ariko se nzaza mubwire ko naguteye inda ntabizi twakuyemo imyenda ntabizi ukuramo imyenda nawe utabizi muryama hejuru ntabizi mutera inda ntabizi ese nibyo wabindi ugira ubwenge ntabwo nawe ubwenge bwo gukuramo inda ntabwo ari bwo bwenge ntabwo gukuramo inda ariyo solution ese ubwo ninyukuramo ndayitanira hanyuma se ni indwara cyane nambaza inda yagiye nzamubwira ngo iki indi ibyo bindekere mfite ukuntu nzabikora nawe ndekera umwana ibyo nanjye nzamenya uko ngiye yanjye umwana namureka akavuka nta wundi muntu uzi ibyacu ariko Debora arabizi ni nacyo twahuye kubera ko yarabonye kuryama ibanga ni irya babiri ariko iyo ryamenye uwa gatatu biba byaragiye byase nini urumva ibintu tukubwira ko bitumvikana ntabwo niyicira umwana mwateruye inzu ubwenge bwanyu abantu baganira ibintu nk'ibyo ngibyo basakuza bateruye inzu semeze urwaho twica umwana uratinyuka ariko Debora nawe uvugisha ukuri sibyo basi nanjye ni mu nyumvire ntabwo nyobe ko gukurana inda ari icyaha ndabizi ijana ku ijana ariko tekereza grafe uyu munsi azabika ko uyu mwana ese uzi ko gukurana inda ari icyaha cy'imyaka 25 mwiri kwireba ujye muri kwireba aho ndi mundeba ese uragira ngo badukatire ibyaha bibiri cyangwa bitandatu muri mwe habuze n'uwagira inama ese uyu mwana naramuka uzazambabaza nanjye ni mu nyumve ese ni uri ufite ijambo mwakoze icyaha cyo gusambana mu gihe gukora n'icyo kwica ariko mwasakuje mwavuze okay mu gisubizo kimwe cyonyine ni gisubizo kimwe ari muri uyu mwana be oya igisubizo nshaka umunsi grafe razamenya ko uyu mwana atari mi gisubizo kimwe cyonyine bizagenda gute azakoresha icyo ashaka okay urumva ko nta gisubizo umunyabyaha tuva imbere urumva ko nta gisubizo nani namufite watugera ha muri ibi bintu urumva mu gihe nta gisubizo ufite nawe mi gisubizo ntushyigikire miri muri ibi bintu ndagira rero mubwire ko umwanzuro naje kuwufata hagarara hano dufata umwanzuro uretse ariko urajya he narangije gufata umwanzuro iyenda nta n'icyumweru nyihaye mbanje kuguha ikaze wowe wakoze subscribe kuri iyi channel ndetse ukaba ukomeje gukurikirana filime y'urwibanga ahangaha so ngira ngo rero ubu murabona ko kabisa filime igeze ahantu iryoshye ahantu twese twashakaga cyangwa se ahantu twifuzaga ko ibi bintu byajya hanze kabisa murabona ko biri kose biri kugera ku musozo ibintu byose bigiye kujya hanze kuko umuntu witwa Grace ndetse na Emile batangiye gusubiranamo murabyibonera ko Emile ashaka kwica umwana uri mu nda ya Grace mbese arashaka ko akuramo inda byanga bikunze kandi ku gahato kandi bitanatinze vuba mu gihe mubona ko uyu nguyu Grace ntabwo arimo kubyemera kuko arimo kuvuga ko umwana rwose nubwo ari uwa Emile ariko we ikibazo azakikemurira. Grace ntabwo ashaka ko umwana apfa, aramwifuriza ibyiza, ariko Emile we ntabwo amwifuriza ibyiza nubwo ari amaraso ye, ngo arashaka ko umwana apfa uko byagenda kose. Grace we akavuga ati njye ntibyakunda, ndetse na Debora amubona ko avuga ati ibintu ntabwo bibaho. Aha rero niho biraza kubyara ikintu gikomeye cyane, kuko niba Debora nako Emile yavuze ati umwana ntagomba kurenza icyumweru kimwe biraba byarangiye, umva ko biraza gutera ikibazo gikomeye cyane. Uwitwa Grace cyangwa se Debora, umwe muri bo ashobora guhita abibwira kamarade kugira ngo barinde ahazaza h'umwana, ahubwo mbere kwica umwana. Debora we murabizi ntiyabyihanganira, ahubwo ari buze guhita bivuga. Mwabyiboneye rero ko Emile kabisa akomeje gukabya ubwicanyi, akomeje kugira ibintu, akomeje kubivangavanga, kuko noneho yasaze mu mutwe. Ibintu arimo kuvuga nta nubwo bibaho, kuba wafata umwana umuntu atwite bwa mbere ukamwica, cyangwa se nawe ari we wa mbere
ukuvuyemo ariyo maraso ya mbere akuvuyeho ukamwica, urumva ko ni ibintu bidasobanutse kabisa, ni ibintu bitari byiza. Ibyo bintu rero Emile yatangiye gutekereza ni ibintu bihabanye kure cyane n'iby'umuntu usanzwe cyangwa se umuntu uri normal. Murumva ko rero iyo aza gutekereza ko ibi wenda atari guhura nabyo, yakaba yararetse kugira ikintu akorana na Grace, cyangwa se akaba yarakoresheje n'uburyo bwo kwirinda bwemewe bukingiwe, aho kugira ngo baze kuba bari kwiteza ibibazo aka kanya. Uriya mwana aramutse avutse cyangwa se aramutse nako apfuye bitewe na Emile, uyu mwana ntago Emile byamuhira, n'ubundi niko akunda umwaka ukomeza kugendana nawe, cyangwa se icyo twakwita umuvumo, kuko ntabwo wakwica umwana uri mu nda ngo bamukuremo umwana ngo inda bayikuremo ngo apfe, ngo aho kugira apfe ngo we yapfa. Urumva ko ntabwo biriya bintu byaba ari byiza. Ariko Grace we ntabwo abishyigikiye, nubwo rwose yafatanyije nawe kwica umuntu, ariko Grace ibyo ntabwo abishyigikiye. Rero uvuga ati wapi rwose ibyo bintu ntabwo bibaho, njye byihorere, umwana umureke akure, njye icyo kibazo nzakimenyera. So rero dukomeje gushimira timu ikomeje kutugezaho iyi filime Rwibanga kabisa, irimo kutukorera neza, kuko iyi filime ni filime nziza cyane, iri gutuma umuntu ayireba akishima cyane, ko abenshi bari kugenda bagaruka kuyireba, ni ikigaragaza ko filime ari nziza. Ubwo rero urumva ko uko abantu mbese muri comment abantu bagenda basaba ibintu, niko bagenda bagerageza kubibahereza. Mwabonye ko kabisa rwose ntabwo twashaka abantu bakomeza kuba bari close, bari hamwe bishimye bageze bate, kandi bo barisha umuntu. Ubu rero byatangiye ubwo batangiye guterana amagambo, n'ubundi baraza byose kubishyira hanze, baraza kwivamo, cyangwa se bazabwire nka kamarade bamubwira ati ibintu twakoze burya bimeze gutya na gutya, tubabarire. Nubwo kamarade bigoye ko azabyakira, ese wowe urumva azabyakira gute? Kamarade urumva azabibona gute, cyangwa se bizamutwara igihe kingana iki kugira ngo abyumve? Naramuka amenye ko umugore we na murumuna we bamucaga inyuma, noneho bikarangira havuyemo no kubyara umwana utari uwe, ikindi kandi akamenya ko aribo bishe umuntu, ese urumva azabigenza ate? We uri Emile cyangwa nako uri kamarade, urumva wakora iki? So mbabwira ko rero iyi filime ni filime nziza cyane, ikindi igize ahantu iryoshye, ikindi bari no hafi gutanga ubutabera. Mwabonye ko kamarade yababwiye ati Imana ishimwe, abicanyi barabonetse, barazwi. Ikindi ni uko buri kimenyetso cyose gisabwa bacyegeranyije. So urumva rero ko ibintu kose byamaze kujya ku murongo, igisigaye ni ukujya kubafunga. Bose nibagire vuba, njye nakumva ko bagakwiye kugira vuba kugira ngo uriya mwana nawe akomeze gusavayivinga, bitewe n'uko naramuka nibatinda gatoya Emile we yamaze gutomboka, ushobora no kujya kubona ukabona abikoze mu buryo butari bwiza, cyangwa se agakoresha nk'uburyo bwa gakondo, kandi ntabwo byabahira. Ugasanga wenda nk'umwana na nyina barajyanye, kuko bijya bibaho bitewe no gukoresha uburyo bwa gakondo, cyangwa se uburyo butakigezweho, bakaba babikora bikica bombi. Kandi urumva yanabikora bitewe n'uko Emile ko Grace atarimo kubyemera, ashobora no kumugirira nabi mu gihe yaba arimo gushaka ko akuramo iriya nda, ashobora kuyikuramo nawe ikamuhitana. We Grace we nicyo aba yanze. Urumva rero ko n'ibintu kabisa filime igeze ahantu iryoshye. Rero aho waba uherereye hose, waba uri Burasirazuba, Burengerazuba, intare yoriyo, akarere kayo kose urimo, waba uri mu mujyi wa Kigali, kabisa iyi filime ni filime nziza, nakwifuriza gukomeza kureba, ndetse ugenda uyireba buri munsi, ntihagire episode igucika, kuko ni filime nziza cyane rwose, kandi ibereye abantu bose. Buri muntu wese yajyamo akiga, haba abanyeshuri, haba abantu
basanzwe, buri wese yajyamo akiga kuko irimo ingeri zose. So rero twirinde gukora icyaha no guhishira ababikora, kugira ngo tujye tugira sosiyete nziza kandi tubane n'abantu bari riyo. Nibyo byiza nabashishikariza. Twikomereza kureba izindi episode za filime Urw'ibanga, filime nziza cyane rwose, i Rwanda ndetse n'i Burundi, abo bose barimo kuyireba, ni filime nziza cyane kabisa.